yarakaye ni ubwa mbere mbonye General Benda yarakaye umenya byaramubabaje ndiho ngo niyo abatinganye uzu Jojo ndakwiyamye Divine ndakwiyamye mwembi babiri oyashira ibirano byarambabaje sinanze gutongana ginanze gutongana nawe ndamwihorera none itavuga ngo ndi umutinganye mu bantu ibihe byiza nshuti bakunzi ba Igabe TV mbanje kubashimira mwakoze subscribe nabangarutse imbere ya kamera ngira ngo tuganire ku bintu ku nkuru iri kuvugwa hirya no hino tukaba tugiye kwibanda ku nkuru y'ababyinnyi n'abastari bo mu Rwanda turabazi mu kubyina bamwita Jojo Breezy n'umukunzi we bita Divine hakaza n'undi bita General Benda aba rero bakaba bafitanye amakimbirane akaba ariyo tugiye kurebera hamwe tukagira ibyo tuyavugaho kora subscribe ubundi dutangirane twumva ese General Benda bimeze bite kugira tubashe gusobanukirwa ubundi mbere na mbere bari gupfa iki dutangire twumva General Benda ari kuvuga ibyamubabaje gusa yarakaye ni ubwa mbere mbonye General Benda yarakaye umenya byaramubabaje dutangire twumva General Benda then turata dukomeza twumva nabo bagenzi be babyinnyi b'abastari bari gupfa ubusa ntazi nimba ari amatiku cyangwa gusa nta basore bagira amatiku batazanabyumva nabi bakamfunga ndiho ngo niyo abatinganye uzukuri bro Jojo ndakwiyamye Divine ndakwiyamye mwembi babiri oyashira ibirano byarambabaje sinanze gutongana ginanze gutongana nawe ndamwihorera none itavuga ngo ndi umutinganye mu bantu twari twicaye bro turi benshi Divine wari ifataraguruka ngo nabona ari kwicara ku itaburi y'abatinganye avuze induru yabajwe cyane n'ikintu cyo kuba ari kwitwa umutinganye kandi ibyo ngibyo akaba ari kuvuga ukuntu ari Divine wabizanye ukuntu ari wavuze ngo ni umutinganye akaba ari kugenda kwirakwiriza inkuru ngo ni umutinganye sinzi ntago tuzi nimba ibyo bintu yarabivuze cyangwa se atarabivuze tuzi nimba General Benda yaramwumvise ariko bivuga cyangwa ari bya bindi nyine byaba abantu bagenda bavuga ngo runaka yavuze ngo runaka yavuze ibyo kuba General Benda ari umutinganye nabyo ibyo ntago tubizi kuko nta urabimenya neza nakumenya atari nabyo nta ubizi gusa nyine nimba ari kuvuga ngo Divine ngo niwe wabivuze bashobora no kuba ari cyo bapfuye gusa nta wabimenya neza oya ntabwo nabitangiye man uza hano Benda noza ko ubushite bwanjye nawe bwagabanukiye aho nawe arabizi nje ndi umuntu uba honest twarahuye na Benda turicara rwose yego turaganira ndabaza se arambwa mu mani gusigaye wiyemera ndamuganje ntago niyemera Benda ubushaka n'urugero muha urugero rw'akazi yarabizi kugira ngo mwiyunge vuya nta n'ikintu twapfaga ahubwo nyine nta twari tutagikorana cyane turaganira ndabareka numve wenda hatabani n'ikindi kibazo gihari ko ntago nkunda kugirana ibibazo n'abantu duhura mu buzima bwa buri munsi n'abandi yewe turaganira arambwa ati mani gusigaye wiyemera ngo ntago ngo wari ugifata akazi kanje nece ngo nurije ibiciro nabwo rero Benda uko abantu bakura bagenda bagira inshingano nyinshi yego ushobora kumamagara mbere nkibe iwacu warampaga 10,000 n'urugero ngo dukorana akantu ubu ngubu 10,000 bikaba ntacyo bikimarira ushobora kuma ibyo 10,000 nkabitegamo nkanywamo fanta nkatahiraho kandi ngo naje gukora anakazi nawe n'umuga Benda ubamo ufite inzu wishyura itari amafaranga make kandi nanjye mfite yo nishyura itari n'amafaranga make ntago uzamfata ngo ujye kunyishyura amafaranga ngana nk'ay'umuntu biwabo abantu biwabo nyine babana kenshi busanga nta n'inshingano nk'iz'abantu bibana tugira ndamukiriyaringira rwose namubwira ati ahubwo we wanganiriza ukambwira ati Divine bimeze gutya turumvikana rwose kuko hari nk'igengenje Benda n'urugero nshobora kumuha akazi nkamubwira ibintu bimeze bitya nanjye ku kazi kawe nzagufasha byari n'ibintu byari bisanzwe tumvikana ahubwo we araceceka nyine aravuga nsigaye niyemera ndavuga it's okay ibyo birarangira ndavuga tubikiriyaringe birangire nyine mubwiza ukuri ko ari uko ibintu biba bimeze mba nifite nanjye inshingano nyinshi ubundi naranabivuze kuri live twari tuvuye muri practice ahantu hafi yari yakoreye ncayo
ya host ndamubaza se yinze kuko ni ibintu bisanzwe kujya ahantu umuntu oya sinjye ugigira namugigira sabuze ahandi hantu umuntu yasohokera ubwo ni kwa kundi umuntu avuga ati umuntu ajya ahantu mugenzi we ari umuntu we ubwo njyanye n'abandi banirene bara nyine twe twive muri practice nyine tutanambaye byadanje kumwe ngo abantu babasohotse na umuntu asohoka kugira yishime ntago umuntu asohokera kugira ngo kubera imyambarire. Gusa icyo numvise cyo nuko General Benda nyine yazamuwe na Jojo Breeze nubwo bafitanye amatiku ariko icyo cyaracyemera ko ari we wamuzamuye kandi kuba yaramuzamuye nyine urumva yaramukoreye ntabwo numva impamvu abantu nk'aba bakabaye barimo bapfa ubusa ubutiku ari abantu basangira umugati ari abantu bakora buri kimwe ari abantu bahuje akazi nkuko nawe muri kubyiyumvira rwose ni ibintu bitakabaye biteranya abantu nk'aba ngaba bapfa ubusa ibintu nk'ibyo bazanamo abakunzi bazanamo ibiki reka dukomeze nta kibazo twiyumvira ubundi Divina arabivugaho iki byatangiye gute birangira gute cyangwa se bigeze barimo barapfa ikibundi mu by'ukuri kugira ngo bageraho batukana ibitutsi nk'ibi ngibi bigeze ahangaha je ntabasha gusubiramo cyangwa barakare bigeze ahangaha katwumveho turagaruka twungurana ibitekerezo. Oya Jojo yarambabaje yaranzamuye ariko yarambabaje bro none na Divine abyumvire Divine agenda avuga ko ndi umutinganye icyo kintu nacyo Divine wa Jojo ndamwiyamye bro ndakwiyamye Jojo niyamye na Nuza na Divine ndabakunda muri inshuti zanjye ariko nimukamenyera siko bimeze Divine namuzamu yazamura izuru Jojo nawe aranzamura amaze kubona ko nzamuye nge nabo nabeshya Jojo yaranzamuye man ntago nasinze man ntago nasinze niyo nasinda ntago nje kuvuga ubugoryi iyi live mu yiba sharing Jojo ndakwiyamye Divine ndakwiyamye uko muri couple muri babiri ndabiyamye si tople izi couple ebyiri ubundi wowe uri ku ruhe ruhande uri ku ruhande rwa Jojo Breeze na Divine uri ku ruhande rwa Benda na Shakira uri ku ruhe ruhande ni ihe couple uri gufana cyangwa uri kumva ari uri kurenganya undi cyangwa urumva wowe bimeze bite umuntu ufite igitekerezo yadusharinga. Ikindi nashakaga kuvuga umuntu wese uzi ko yakoze subscribe kuri Igabe TV yarakoze cyane kandi Imana imuha umugisha n'abandi batarayikora ndabasaba kuyikora kugira dukomeze kubana tujye turebera inkuru zo muri showbiz zagiye zihurizwa hamwe kuri Igabe TV dukomeze kubana. Thank you very much Imana ibahe umugisha yari Igabe kuri Igabe TV merci beaucoup.